ba Futures Net 7 bakunzi ba Karima TV bakunzi bakabando Net 7 twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi nanone rero nkuko tubibamenyereje turi kumwe n'icyamamare mu bijyanye na sinema nyarwanda turi kumwe n'umukinnyi nakari umusore uri smart rwose umeze neza uryoshye buri mukobwa wese ushobora kureba akavuga ati akamwifuza turakwakiriye nyakubahwa murakoze cyane tutabatindiye mwitwa bande nitwa Germain izina ry'ubustari nitwa Super One aha urakoze cyane nyakubahwa Super One izina ry'agatangaza cyane kuko super ni ikintu kiri he kirenze one urumva ni nani siko bisobanuye good utubwiye kuri twa Germain iryo ni izina tuzi twajyaga duhabwa n'idini cyangwa duhabwa n'ababyeyi izina ry'ababyeyi ni nkiri izina ry'ababyeyi amazina ubundi yombi nitwa Nyandwi Germain witwa Nyandwi Germain umwana wa karindwi ni ukuvuga uvuka mu bana barindwi mu rugo ni hehe ko tubasanze hano ngaho mu rugo ni muri Kamonyi mu rugo ni Kamonyi good uvuka mu bana bangahe turabana barindwi nuvuga niwe wa nyuma wa karindwi wasize kabisa ubikukozemo bya bindi mu mu ndama ntabwo ibyo mbizi ntabwo bizi ntabwo se bajya bivuga byibura barabivuga nkabyumva ariko ngiye ntabwo ndishoboye yuko ari byo byanyabyo vuga okay nyakubahwa Super number 1 twakumenye ku izina rya Super number 1 bitewe n'ibikorwa byinshi wagiye ukora bitewe n'amafilime wagiye ukina nibyo byatumye ubu umusitari kugira ngo izina ryawe rigende rizamuka cyangwa se wagura izina ryawe byatewe n'iki kwagura izina bisaba gukora cyane turakora tumara majoro tukora kugira ngo izina rikure dutanga inyigisho nakinnye nko muri filime y'umwicanyikazi ariyo watubwira ukuntu imeze mo gato kugira ngo abakurikiye Karima TV byibura bumve iyo filime imeze ite cyangwa se yari iteye uyikinamo wari ufite iyihe role ahubwo nabashishikariza kuyitegereza rwose iri mu nzira bivuze ko itari yasohoka ntabwo irasohoka iri muri projet okay dutera amatsiko iraryoshye cyane abapampe twari turi gukina tujyana ibintu by'ubusambo ibintu ngibyo ukuntu bari gushimuta urumva nyine mwebwe muyitegereza nyamatsiko gusa wakinnye iyihe role muri iyo filime koko tumara amatsiko rero nakinnye ngewe ndi igisambo wungirije nuvuga wari wungirije igisambo gikuru wari igisambo gitoya ariko kitari gito hasi kuko nanjye nayo mfite abunyoboye birumvikana izindi wagiye ukinamo nakinnye Gitifu nakinnye izo zose tuzisanga kuri kuyihe channel ni Karima TV Karima aho ni kuri Karima Films okay ni byiza cyane okay ndakubona mu isuti ryiza mu ikote ryiza karuvati imeze neza isaha ku kuboko n'urukweto rumeze neza urukweto rwose rumeze ni ariko manza wambipa n'ubutaliyani wa agakote ni agataliyani tusobanurire ku bijyanye n'imyambarire yawe dusobanurire uhere ku karuvati uhere ku ikote ryiza cyane uhere ku ishati ryiza cyane n'ipantaro ndetse n'agakweto gahanaguye ukuntu tuba twatanze amafaranga menshi kugira ngo duse neza burya ngo gusa neza ntabwo ari ukuvuga ko ufite amafaranga menshi ahubwo ni mu mutwe kugira ngo ube smart birumvikana okay twakomeje nyakubahwa Germain ndi kubona inkweto nziza cyane ikeye imeze neza iyi nkweto niwe wayihanaguriye cyangwa se hari iduka riguhanagure cyangwa se ahantu baguhanagurira hari akantu gato nzimbye ariko ndakundaza kukubaza gatoya niwe wayihanaguriye ntabwo njye
ushobora kwihanagura okay good. Bishatse kuvuga ko utakiri umusiribateri. Ndi umusiribateri. Ese bishoboka reba ukuntu inkweto ikeye imeze neza. Inkweto ukuntu imeze neza ikeye. Mfite fashion nyambika. Oh good. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo tuyamamaze ariko ufite fashion ikwambika. Nuvuga guhera ku hasi kugera hejuru. No kuri karuvati nziza twabonye ifite ka kantu keza kayifata. Bura n'isaha niko bimeze. N'isaha isaha wenda mu rugo hari igihe mfite nyinshi ngenda mpinduranya. Ariko iyo banyambitse bamitiramo iyo ngomba kwambara. Bijyanye n'ibyo nambaye. Ni byiza cyane. Aha nyakubahwa Germain. Turebeye neza byo byari kugira ngo turebe nyine ibijyanye n'ubusitari bwawe se byakunguye iki. Noneho tugiye kugaruka ku buzima bwawe busanzwe. Aha watubwiye amazina, utubwira aho ukomoka nyine, mbega aho wavukiye, ubu ngubu uherereye hehe, tugusanze mu he murenge, mu kahe kagari, mu he mudugudu? Ubundi mu murenge wa Gisozi. Njya numva hari abajyama bajya bahita ku Gisi. Gisi niko bimeze? Ni Gisi. Araryoshye cyane. Umurenge wa Gisozi niho tugusanze. Mu karere ka Gasabo. Ngo akagari ni Musezero. Umudugudu ni Nyakariba. Hari abantu benshi bijya binanira kuba bavuga umudugudu wabo ariko bakamenya umurenge. Umurenge baba barimo bakawumenya. Ariko we rwose uri smart ugomba kumenya ibintu byose. Hari umuntu pe ugiyoberwa umudugudu aherereyemo kandi hamaze igihe kirekire tuvuga ko abatarabyitaye. Twakomeje tubwiye kuri murenge wa Gisozi niba atari ibanga mufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 25. Mfite imyaka 25. Tumva baye ko ukombe wa urarundutse. Birimo biraza ariko kera iyo wageraga imyaka 25 baravuga ngo wageze mu gihe cy'agakarabiye. Akajeri kandi kagakarabiye twagiraga kera kakabundi. Iyo wageze none wagera 30 ukaba ugize domoro. Nibyo niko bimeze. Okay, mu myaka 25 yawe kugeza ubu ngubu byumvikane ko ufite fiance. Kiki ngicyo gikomeye. Sinzi niba kigukomereye ko niba ari ibanga it's okay. Ntawe arahari. No, abakunzi ba Karima TV ubwo barafata ko adahari cyangwa se ahari. Niko bimeze. Nyandwi Germain abigize ubwiru ariko nta kibazo, sibyo? Nta kibazo niba ngombwa nzayibata. Nibiba ngombwa igihe runaka uzatubwira. Kuko nge nari mfite amatsiko mbonye uburyo ukuntu yambaye, ngira ngo wenda kuri Saint Valentin uyu munsi y'abantu yagiye gutwikira. Niyo matsiko nari mfite. Germain, twakomeje nyine kubijyanye na fiance, nta fiance nawe. Aha, watubwiye kubijyanye n'amafilime wagiye ukina mu buryo bugiye butandukanye. Harimo iyo bita Intandaro y'Ubuhemu, na Nyibutsa, na Gitifu, nyina noneho no Mwicanyikazi. Niba nari nakurikiye neza niko bimeze. Filime wumva yarakuryoheye muri izo ni hiye? Ibintu dukina byose bari byiza. Nyine urumva hari iyagukuriye cyane ukavuga ngo iyi ngiyi ndumva ari filime nziza cyane ishobora kuba yajya ku isoko cyangwa se abantu bakayikunda ari benshi cyane, ni nk'iyi? Gusa nyine nabashishikariza gutegereza Umwicanyikazi. Niyo urimo guprefera ko ishobora kuzaryoha cyane, iratwika. Navuga izindi mwakinye mbere ntago zigize zikuryohera. Navuze ko dukina ibintu byiza. Ariko hari ikintu ukora ukabona ko kimeze neza cyane. Birumvikana. Umwicanyikazi izaryoshye. Iri high level. Aha. Germain, guhera ku mwaka kugeza ku myaka 25 kugeza ubu ngubu ukitangira kumenya ubwenge, ni iki kigaragaza gishobora kuba
abadukurikiye cyangwa se urubyiruko dukurikiye rwaba interese cyangwa se wabakuraja kuba wakwinjira ni iki wigejejeho guhera ku bamenye ubwenge kugeza ubu ngubu? bagomba gukora cyane bagakura amaboko mu mufuka nyuma yo gukura amaboko mu mufuka wowe watubwira icyo wigejejeho guhera nyine wamenye ubwenge watangira gukina muri filime n'iki? muri filime ubu ngubu njyewe ngeze kure kuko filime yamfashije ibintu byinshi, harimo kubaka izina ryanjye. Icyo ni icyambere. Harimo kuzamuka mu bindi bikorwa byanjye, harimo business zimwe na zimwe ngenda nkora. Munyemereye kuzamamaza. Sinzi ko byaba ari byiza kuzamamaza, ubwo niba ngombwa kuzamamaza bizaba ikindi gihe twari turi kuri wowe gusa kugira ngo twumve icyo filime zaba zarakugejeje cyangwa se izina ryawe waryubatse uti. Izina ryanjye waryubatse kugira ngo rizamuke ni ugukora cyane n'iryo banga gusa. Gukora cyane n'iryo banga kugira ngo ubashe kugira ngo wazamuka wava ku rwego A ukazamuka ukagera hejuru, ni ugukura amaboko mu mufuka. Jerime, wagira inama yihe urubyiruko rwo hanze aha rushobora kuba rwakwishora mu biyobyabwenge, mu bintu runaka bishobora kuba byabangiriza ubuzima? ni iyihe nama watanga? ibintu by'ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza cyane ko hano hanze birahari ibishuko byinshi, byo mu nzoga, ubusambanyi cyane, ibyo ni ibintu byinshi bidusubiza inyuma. Ariko ngira ngo kunywa akayoga nta kibazo, burya uba wivura icyaka, ntabwo byaba ari ikibazo cyane. Ntabwo kunywa inzoga ari byiza. Ntabwo ari byiza? Bibiliya ivuga ngo iki? Wari wasoma Bibiliya? Ijambo ry'Imana iravuga ngo niwumva ugize icyaka jya unywa gake. Ntabwo aho ngaho si byose. Ikibazo ntabwo tumenya gake kacu, ari nayo mpamvu dusubira inyuma. None se Jerime, reka n'ibyo tubyinjiremo, nibagiye kukubaza ubundi musengera hehe? Ngende umukatolika. Umukatolika, urumva ko kunywa inzoga urabyemerewe, nta na kimwe gishobora kuguhagarika. None se ntukanywa? None se unywa gake? Ntabwo unywa inzoga. Ntabwo unywa inzoga? Mbega amahirwe y'ubu, byaba ari byiza cyane. Cyangwa abakobwa badukurikiye kuri kamera za Karima TV bakazakureba, umusore nkawe utanywa inzoga rwose ni byiza cyane. Nagira Imana iguhe umugisha, urumva? Twakomeje ku bijyanye n'ibyo ngibyo n'inama batanga ku rubyiruko ku bijyanye n'ibiyobyabwenge. Komeza ubagira inama. Inama nabagira ni uko ari ugukora, gukora mu maboko mu mufuka, tugakora tukirinda uburangare gusa, kandi niba ari ikintu turi gukora tukagikorana n'umutima wacu wose. Hari akantu wavuze ku bijyanye n'ubusambanyi cyangwa se kuba wabona umuntu, reka nkagira ibanga no kwiruka nkakubaza, wenda ikindi gihe nzakakubaza, sibyo? Ku bijyanye no kuba wararikira umuntu cyangwa se wakunda umuntu, ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina muri makeya, sibyo? Nk'ubu ngubu ubonye nk'umukobwa cyangwa se ugakorana n'umukobwa cyangwa se ukabona n'umukobwa mutiriwe mukundana, kugira ngo byibura wenda mugahura mukabahuza imibonano, mugakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bugutunguye, wabigenza ute kugira ngo nyine we wumva uri protege ukuntu, wumva nta kibazo uri busigarane nyuma ya sex? Ntabwo byamungura, kuko buriya nakora ibintu natekereje. Wakora ibintu watekereje mbere ugiye gukora ibintu watekereje, wakora uburyo ki kugira ngo byibura wa mukobwa udashobora kuba wamutera inda cyangwa se hakavuka ikindi kibazo nyuma ku bijyanye n'ubuzima bwawe, wakora uti? Ndakeka hari filime Kwibuka Neza nakinnyemo, bari kugura, turi kwigisha ibijyanye no gukoresha agakingirizo. Mugiye kwifata byakunaniye akatari ngewe. Ariko wavuze byakunaniye, ntabwo byananiye. Byakunaniye kuko iyo mvuga ngo byananiye yaba ari kuri kote yanjye. Byakunaniye, hari abatari ngewe uri kuvuga.
urumva ko ari ngiye turi kumwe turi kuganira cyangwa se uri kubwira abari abakurikiye abazareba iyi interview mugiye kwifata byakunaniye ahubwo nanagushishikariza kureba iyo filime twakinnye twigisha gukoresha agakingirizo njyewe nzayirebe kugira ngo ndebe uburyo mwabikoze biragaragara amaze ko mwagiye mubikora n'agakingirizo muri kubikora bibaye byiza wayikurikira neza kuko yamfasha n'abandi badukurikiye yabafasha atari njye njyenyine twese ni inyigisho tuba turi gutanga. Okay, nyakubahwa Jeremie turagushimiye cyane kuba ikiganiro cyiza uduhaye kandi n'ibyo byiza turagushimiye. Murakoze cyane. Aha, niki wabwira abagukurikiye? Icyo nabwira abakunzi bacu ba Kalima TV nuko badukurikira bakaduha subscribe. Turabakunda cyane. Murakoze cyane bana b'umugisha. Shaka